Muraho neza abakunzi bacu bahora badukurikira umunsi ku munsi. Iyi ni ya YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV, aho tuje gukosora ikizami kiba kimaze gukoka kano kanya kugira ngo turusheho gukora imyitozo ihagije kugira ngo nitugerwaho tuzatsinde ku manota hejuru kandi bitatugoye. No kubera iki dukosora ikizami kiba cyakozwe, ibibazo biragaruka. Wakosora kino kizami kimwe cyakozwe, wagerwaho mu kizami ugiye gukora ukabona ibibazo 7 biragarutse, ibibazo 8 biragarutse. Kugira rero ukore rimwe uhita utsinda, biba gusaba kubona imyitozo ihagije kwa bino bizame biba byakozwe. Mbibutsa ko uko ugenda ukosora ukabona hari ibintu biri kukugora, ubyandika muri comment zanyu zose ndazisoma, nkajya agenda bategura amasomo ngendeye ku biri kubagora, wazagerwaho ugakora rimwe ugahita utsinda. Rero ikintu ubusabwa ni kimwe, ujya aho hantu handitse subscribe ukakanda, najya nshyiraho ikintu ugahita ukibonera ku gihe utarindiye ko bagenzi bawe ari bo bagusharinga link. Mbibutsa ko kode ziri koneka aho waba uri hose mu gihugu. Twandike cyangwa uduhamagare kuri 078 935 16 tugufashe kubona kode mu gihe gitoya. Uri kure bitagukundira guze twigane mu shuri, twabatekerejeho tubashyiraho uburyo bwo kwiga mu buryo bwa online, aho uri kure tukakwigisha ukaduha amasaha abonekaho ku munsi, yajya agera tukaboneka tukakwigisha, wazagerwaho kandi ugakora rimwe ugahita utsinda. W'ikintu ubusabwa ni kimwe, utwandike cyangwa ukaduhamagara kuri 078 935 16 ibyo tukabigufashamo, wazagerwaho ugakora rimwe ugahita utsinda. Tuba dufite amasomo meza ateguye neza, tukagira imyitozo myinshi tugendeye kwa bino bibazo bakunda kubaza. Ndakeka ko wamaze gufata agapapuro, ndakeka ko wamaze gufata agakaramu. Reka dutangire ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ikibazo cya mbere ni ku byapa, kirabaza ngo iki cyapa gisobanura iki. Mbibutsa ko muri bwa buryo bwo kubashyiraho amasomo agenda abafasha kumva neza bino bibazo biba byabajijwe, namaze kubakorera video y'amoko atanu y'ibyapa byo ku mihanda. Niba utari wayibona subira kuri YouTube uyirebe kugira ngo nugigera kwa bino bibazo byere kujya biba kugora, kubera ukuntu iyo video ikoze ni icyapa, ubusobanuro bwacyo ndetse n'ibibazo babazaho bino byapa byose biri muri iyo video. So kuri YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV uyirebe kugira ngo nugigera ku bino bibazo byerekeye ku byapa byere kujya bikugora. Murabizi ibibazo byo ku byapa biba bikunda kugaruka, haba mu buryo bw'amagambo cyangwa mu buryo bw'amashusho. Iravuga ngo hagatangirwa serivisi ni muri metero 30. Mbega ngo umuvuduko munini ntarengwa utegetswe ni kilometero 30 mu saha. Sega ngo umuvuduko muto ntarengwa utegetswe ni kilometero 30 mu saha. Deka avuga ngo aho ibinyabiziga bihagarara ni imbere mu birometero 30. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanyacyo ari ikihe mwa bino bisubizo bine baduhaye? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Igisubizo cy'ukuri cyandike ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uraza kugira kuri 20. Ndakeka ko hano wamaze guhitamo igisubizo cy'ukuri, ndakeka ko wamaze kucyandika ku papuro. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanyacyo ari ikihe mwa bino bisubizo bine baduhaye? Ndatekereza ko wamaze kugihitamo, ndatekereza ko wamaze kucyandika ku papuro. Ubundi kino cyapa gisobanura ko umuvuduko muto ntarengwa utegetswe ni kilometero 30 mu saha. Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bitegeka. Iyo ukibonye ukabona handitsemo 30, buri gihe ntabwo hahora handitsemo 30. Ushobora gusanga handitsemo 50, ushobora gusanga handitsemo 40. Hano rero iyo handitsemo 30 baba bari kukubwira ko umuvuduko muto uragendera aho ugeze ku icyo cyapa araba ari uwo wanditse mu kirango. Hano handitsemo 30, ubwo umuvuduko muto uragenderaho araba ari uwa 30. Ubundi ubutegetswe kugenda hejuru ya kilometero 30 mu saha, umuto uragendaho akaba ari kilometero 30 mu saha. Ndakeka ko ramuzwe hitamo se, ndakeka ko ramuzwe yandika ku gapapuro. Bikaba bitandukanye na bya byapa bibuza, iyo handitsemo 30 baba bari kukubuza kutagomba kurenza, ariko mu bitegeka baba bari kukubwira ko ugomba kugenda hejuru ya kilometero 30 mu saha. Ndakeka ko ramuzwe hitamo rero se, ndakeka ko ramuzwe yandika ku gapapuro. Niba utari wayihisemo, ndakeka ko kiramutse kigarutse mu kizame urakora ejo cyangwa ejo bundi. Murabizi ibibazo biragaruka cyane cyane mwa kino kizame cya mbere kiba cyakozwe. Ubu usanga ibizame babajije uwo munsi bakunze kwibanda mwa bino biba byakozwe mbere. Rero kugira ngo ujye tubibona ku gihe, ujya ahantu handitse subscribe ukakanda, najya cyawe ikintu gishya ugahita ukibona ku gihe, ugahita ubona notification yaba na kiriya kibazo postinga, wazagerwaho ugakora rimwe ugahita utsinda. Ikibazo cya kabiri kikabaza ngo ibinyabiziga bikoreshwa
nka tagisi bitegereza abantu mu nzira nyabagendwa, bishobora gushyirwaho itara ryerekana ko ikinyabiziga kitakodeshejwe. Iryo tara rishyirwaho ku buryo bukurikira. Ese rishyirwaho ku buhe buryo? Hano hari ibisubizo bine baduhaye, hitamo icy'ukuri ucyandike ku papuro kugira ngo uze kureba amanota waraza kugira kuri 20. Iravuga ngo ni itara ry'icyatsi rishyirwa imbere ku kinyabiziga. B ngo ni itara ry'icyatsi rishyirwa ibumoso. C ngo ni itara ry'umuhondo rishyirwa inyuma. D ngo A ni itara ry'icyatsi rishyirwa imbere ku kinyabiziga, na C ni itara ry'umuhondo rishyirwa inyuma. Ni ibisubizo by'ukuri. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye? Ndakeka ko amaze kugihitamo, ndatekereza ko amaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni A, ni itara ry'icyatsi rishyirwa imbere ku kinyabiziga. Nk'ahari kuri C baba bavuze ngo A na C ni ibisubizo by'ukuri, ubwo bashatse kuvuga ngo A iraba ari igisubizo cy'ukuri na C iba ari igisubizo cy'ukuri. Ubwo iyo igisubizo cy'ukuri kiza kuba nka D, iyo wari guhitamo A cyari igisubizo cy'ukuri ariko wari kuba wagize 0. Wari guhitamo C nayo cyari kuba ari igisubizo cy'ukuri ariko ukaba wagize 0, kuko uba ugomba kuvuga ko byombi ari ibisubizo by'ukuri. Ariko hano ntabwo ari duhisemo D, ahubwo hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni A, ni itara ry'icyatsi rishyirwa imbere ku kinyabiziga. Mbibutsa ko kode ziri kuboneka aho waba hose mu gihugu, twandikiye cyangwa uduhamagare kuri 078 935 16 26 tugufashe kubona kode mu gihe gitoya. Uri mu mujyi wa Kigali ukeneye ko tukwigisha umunsi umwe bugacya ukajya gukora, uratwandikiye cyangwa uduhamagara kuri 078 935 16 26, ariko ho biba bisaba kugira twigane turi kumwe. Ikindi uri kure bitagukunda guze twigane mu shuri, turakwigisha mu buryo bwa online, ukaduha amasaha abonekaho ku munsi, waduha saa 4 z'ijoro twe tuba duhari tukakwigisha, wazagerwaho ugakora rimwe ugahita utsinda. Rero mutwandikiye cyangwa muduhamagare kwizo nimero asigaye, ibyo byose tubibafashemo. Ikibazo cya gatatu kikabaza ngo icyitegereze neza, kirabaza ngo za autobus zigenewe gutwara abanyeshuri zishobora gushyirwaho amatara asa n'icunga rishije amyatsa kugira ngo yerekane ko zihagaze no kwerekana ko bagomba kwitonda. Ayo matara ashyirwaho ku buryo bukurikira. Ese ashyirwaho ku buhe buryo? Za autobus ziba zigenewe gutwara abanyeshuri, mwese murabizi zira bisi zitwara abanyeshuri, ziba zishobora gushyirwaho amatara abiri asa n'icunga rishije amyatsa kugira ngo yerekane ko zihagaze no kwerekana ko abandi bari gukoresha umuhanda, abandi bayobozi b'ibinyabiziga bagomba kwitonda. Ayo matara noneho ashyirwaho ku buhe buryo? Hano hari ibisubizo bine baduhaye, hitamo icy'ukuri kimwe. A irakubwira ngo amatara abiri ashyirwa inyuma. B ngo amatara abiri ashyirwa imbere. C ngo rimwe rishyirwa imbere irindi inyuma. D ngo B na C ni ibisubizo by'ukuri. Ubwo B ikaba ari igisubizo cy'ukuri, amatara abiri ashyirwa imbere, ndetse na C ikaba ari igisubizo cy'ukuri, rimwe rishyirwa imbere irindi inyuma. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari ikihe mwa bino bisubizo bine baduhaye? Ndatekereza ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndatekereza ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano rero igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C, rimwe rishyirwa imbere irindi inyuma. Kubera iki? Kugira ngo rimwe niba rishyira imbere, abaturutse imbere baze kuribona bamenye ko bagomba kwitonda. Irindi barishyira inyuma kugira ngo n'abaturutse inyuma baze kubona ko iyo autobus ihagaze, baze kwitonda. Ndakeka ko ramuzwe hitamo rero C, ndakeka ko ramuzwe kuyandika ku gapapuro. Mbibutsa ko ibibazo biragaruka, wakosora kino kizame kimwe cyakozwe wagerwaho mu kizame cyawe ukabona ibibazo 7, ibibazo 8 biragarutse byo mwa kino kizame kimwe uba umaze gukosora. Rero kugira ukore rimwe uhita utsinda, yo gusaba kubona imyitozo yagije kwa bino bizame biba byakozwe. Kugira ngo ujye uhita ubibona rero nta kindi usabwa no kujya aho hantu handitse subscribe ukahakanda mbere y'uko ureba ino video. Najya nshyiraho video ugahita uyibonera ku gihe, nashyiraho cya kibazo kiba kiri gukunda kuza mu kizame ukajya urahita ukibonera ku gihe, wagerwaho mu kizame ukora rimwe ugahita utsinda. Hamwe na Rwanda Driving College TV, gukora rimwe ni umuco wacu. Kandi irabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Icyapa cyacu gifite ishusho, ese kino cyapa uri kubona gifitiye ishusho? We turi gukosorana kino kizame, ese kino cyapa uri kubona gifite irihe shusho? Ese uri kubona gifite ishusho y'uruziga? Ese uri kubona gifite ishusho ya mpande enye? Cyangwa uri kubona gifite ishusho ya mpande eshatu?
rero kino cyapa gifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko utukura, ubuso ni hari ahera, ibirango ni biriya by'umukara. Kino cyapa gisobanura iki? Hano hari ibisubizo bine baduhaye, hitamo icyo ukuri kimwe ucyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uraza kugira kuri 20. Aha iravuga ngo kugenda mu muhanda ubisikanirwamo. Mbega ngo kugenda mu muhanda ubisikanirwamo ntibyemewe. Seka ngo cyerekana aho umunyegare agomba kunyura. D ikavuga ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari iki? Mwa bino bisubizo bine baduhaye. Ndatekereza ko wamaze guhita igisubizo cy'ukuri hano. Ndatekereza ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Ese kino cyapa gisobanura iki? Ariko niba utari wareba iriya video y'amoko atanu y'ibyapa byo ku mihanda, nagushishikariza kuyireba kuko bino bibazo byose biri muri iyo video. Uramara kuyireba nta kibazo cyerekeye ku byapa cyakugora. Hano rero igisubizo cy'ukuri ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Ubonye ngiye kukivuga utari wagihitamo, ubuhagaritse video kugira ngo uze kwizera ko amanota ugize kuri 20 ariho wari kugira mwa kino kizame kiba kimaze gukorwa. Rero kino cyapa gisobanura ko ukugenda mu muhanda ubisikanirwamo, bakaba bagishyiraho bari kukwereka ko uvuye mu nzira y'icyerekezo kimwe. Bakunda kugishyiraho iyo uvuye mu nzira y'icyerekezo kimwe, ya nzira iyo umaze kuyinjiramo utemerewe gukata ngo usubire inyuma. Rero bakakubwira ko wageze mu muhanda ubisikanirwamo, aho uba wahindura icyerekezo. Bagashyiraho rero kino cyapa kikuburira, kikubwira ko wageze mu muhanda ubisikanirwamo. Niyo mpamvu hano igisubizo cy'ukuri duhisemo A, kugenda mu muhanda ubisikanirwamo. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya gatanu, kirabaza ngo buri modoka cyangwa buri romoro kikuruwe n'iyo modoka bishobora kugira itara risa n'icyatsi kibisi bituma umuyobozi yerekana ko yabonye ikimenyetso cy'uwitegura kumunyuraho. Iryo tara rigomba gushyirwa aha hakurikira. Hehe? Niba umuntu agiye kukudepasa akakwereka ko agiye kukudepasa, kugira umwereke ko wabonye icyo kimenyetso, rero ukoresha itara ry'icyatsi. Ese iryo tara ry'icyatsi biba rigomba gushyirwa hehe? Ku kinyabiziga. Hano hari ibisubizo bine baduhaye. Urahitamo icyo ukuri ucyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uraza kugira kuri 20 mwa kino kizami kiba kimaze gukorwa kano kanya. A iravuga ngo hafi y'inguni y'ibumoso bw'ikinyabiziga. Mbega ngo inyuma hafi y'impera y'iburyo bw'ikinyabiziga. C ikavuga ngo inyuma ahegereye inguni y'iburyo. D ikavuga ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe mwa bino bisubizo bine baduhaye? Ndatekereza ko wamaze guhitamo igisubizo cy'ukuri hano. Ndatekereza ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ndakeka ko rero wamaze guhitamo D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ndakeka ko wamaze kuyandika ku gapapuro. Ubundi ndakeka ko wari wamaze guhitamo D. Ikibazo kigaruka kimeze gutya. Rero aba ari ingenzi guhita ufata igisubizo cy'ukuri kugira ngo nikiramuka kije mu kizamura akora uhite ugikora. Ndakeka ko rero wamaze guhitamo D, ndakeka ko wamaze kuyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni D. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya gatandatu, kirabaza ngo ibinyabiziga bikurikira bigomba kugira icyerekana umuvuduko kiri aho umuyobozi areba neza kandi kigahora cyitabwaho kugira ngo kigume gukora neza. Ese ibihe binyabiziga? Hano hari ibisubizo bine baduhaye. Hitamo igisubizo cy'ukuri. A iravuga ngo ibinyabiziga bifite umuvuduko nibura wa kilometero 60 mu saha. B ngo ibinyabiziga bishobora kurenza kilometero 40 mu saha. C ngo ibinyabiziga bishobora kurenza kilometero 30 mu saha. Naho D ikatubwira ngo ibinyabiziga bishobora kurenza kilometero 25 mu saha. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe mwa bino bisubizo bine baduhaye? Ese igisubizo cy'ukuri ni A, ibifite umuvuduko nibura wa kilometero 60 mu saha. Ese ntibishobora kurenza kilometero 40 mu saha? Aho ni kuri B. Ese ntibishobora kurenza kilometero 30 mu saha? Cyangwa ntibishobora kurenza kilometero 25 mu saha? Ndakeka ko hano wamaze guhitamo igisubizo cy'ukuri. Mbibutsa ko ibintu bya kilometero runaka mu saha ikinyabiziga kiba kibifite, ntuzabigireho ikibazo. Hari abantu bajya babimbaza akambwira se iyo uri kugenda uba uri gupima? Oya, ahubwo iyo uri kugenda mu nzira nyabagendwa uba uri kureba umuvuduko uri kujya ugenderaho. Hano rero ndakeka ko wamaze guhitamo igisubizo cy'ukuri. Ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B, ibinyabiziga bishobora kurenza kilometero 40 mu saha.
ndakeka ko waramaze guhitamo rero B, ndakeka ko waramaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya karindwi kikabaza ngo ibinyabiziga biherekeranyije mu butumwa ntibishobora gutonda uburebure burenga umurongo wa metero 500. Iyo bibaye bityo, ibinyabiziga biherekeranye mu butumwa bishobora kugabanywamo amatsinda atonze umurongo utarengeje metero 50 z'uburebure, kandi hagati yayo hakaba byibura metero 50. Ariko ibyo ntibikurikizwa ku binyabiziga bikurikira. Murabizi ko iyi binyabiziga biba biri kugenda mu nzira nyabagendwa iyo bigiye mu butumwa, iyo biba byatonda umurongo urenze metero 500 babigabanyamo amatsinda. Iyo tsinda bagabanyijemo riba rigomba kugira ibipimo bingana na metero 50. N'umwanya uba uri hagati y'itsinda riri imbere n'iriri inyuma haba hagomba kuba ibipimo bya metero 50. Ariko iri tegeko ntirikurikizwa ku binyabiziga bikurikira. Ibihe binyabiziga? Aravuga ngo ibinyabiziga bya polisi biherekeranyije. Mbega ngo ibinyabiziga by'abasirikare biherekeranyije mu bunsisiro. C ikavuga ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, ubwo A ikaba ari igisubizo cy'ukuri ndetse na B ikaba ari igisubizo cy'ukuri. Ibinyabiziga bya polisi biherekeranyije n'ibinyabiziga by'abasirikare biherekeranyije mu bunsisiro. D ikavuga ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo, aho iyo bavuze ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo bashatse kuvuga ngo A ntabwo ari igisubizo cy'ukuri, B ntabwo ari igisubizo cy'ukuri, ndetse na C ikaba atari igisubizo cya nyacyo. Wowe urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe mwa bino bisubizo bine baduhaye? Ndakeka ko wamaze kugihitamo rero, ndatekereza ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B, ibinyabiziga by'abasirikare biherekeranyije mu nsisiro. Murabizi bino binyabiziga by'abasirikare byo iyo biri kugenda bitonze umurongo ntabwo biba bigomba kugabanywamo amatsinda, biba bigomba kugendera hamwe. Niyo mpamvu hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ari B. Ndakeka ko waramaze kugihitamo, ndakeka ko waramaze kucyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 8 kikabaza ngo iyo ikinyabiziga gikururwa n'inyamaswa nacyo gikuruye ikindi, uburebure bw'ibikururwa bukaba burenga metero 18 habariwemo icyo kinyabiziga cya mbere kiziritseho, hagomba ibi bikurikira. Hagomba iki? Aravuga ngo umuherekeza w'ikinyabiziga cya kabiri. B ikavuga ngo abaherekeza babiri. C ikavuga ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, umuherekeza w'ikinyabiziga cya kabiri cyangwa abaherekeza babiri. D ikavuga ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ndakeka ko ho mumaze kubimenya, iyo bavuze ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo bashatse kuvuga ngo A ntabwo ari igisubizo cy'ukuri, B ntabwo ari igisubizo cy'ukuri, ndetse na C ikaba atari igisubizo cya nyacyo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe mwa bino bisubizo bine baduhaye. Ndakeka ko mwamaze guhitamo igisubizo cy'ukuri, ndakeka ko mwamaze kucyandika ku gapapuro. Hano murabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe rero? Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni A, umuherekeza w'ikinyabiziga cya kabiri. Ndakeka ko waramaze guhitamo A, umuherekeza w'ikinyabiziga cya kabiri. Ndakeka ko waramaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 9 kikabaza ngo icyapa cyerekana umuvuduko ntarengwa ikinyabiziga kitagomba kurenza gishyirwa ku binyabiziga bifite uburebure ntarengwa bukurikira. Ubuhe burebure ntarengwa? Hano hari ibisubizo bine baduhaye. A batubwiye ngo burenga toni 1. B baratubwira ngo burenga toni 2. C baratubwira ngo burenga toni 24. D baratubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Wowe hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe mwa bino bisubizo bine baduhaye? Ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro igisubizo cy'ukuri. Ndakeka ko igisubizo cya nyacyo wamaze kugihitamo. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri wari wamaze kugihitamo? Ndakeka ko waramaze kucyandika ku gapapuro. Ni ukubera iki duhise ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo? Ni ukubera ko batubwiye ngo bifite uburebure baduhereza amatoni. Niyo mpamvu uba ugomba gusoma ikibazo neza witonze ukareba ibyo baguhaye kugira ngo uhitemo igisubizo cy'ukuri ucyandike ku gapapuro, nukora ukore rimwe uhita utsinda. Murabizi niyo ntego yacu. Hano bari baduhaye uburebure baduhereza toni, niyo mpamvu duhisemo D ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 10 kirabaza ngo iyo nta mategeko awugabanya by'umwihariko umuvuduko ntarengwa w'amapikipiki mu isaha ni. Ese ni uwuhe? Aravuga ngo kilometero 25. B ikavuga ngo kilometero 70. C ikavuga ngo kilometero 40. D ikavuga ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe mwa bino bisubizo bine baduhaye?
ese iyo umuvuduko nta mategeko awugabanya mu isaha ku pikipiki aba ari uwuhe? Mwa bino bisubizo bine baduhaye itigezemo icyo ukora ucyandika ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uraza kugira kuri 20. Mbibutsa ko impamvu dukosora ikizami kiba cyakozwe, ibibazo biragaruka. Ni ukwitegereza neza ikibazo utakoze ukareba ko kiramutse kigarutse mu kizame kitakugora. Ndakeka ko hano wamaze gutemeza cy'ukuri, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ikibazo cya 11 kikabaza ngo umuyobozi w'ikinyabiziga akurikiye ibinyabiziga bibiri yifuza kubinyuraho, ni iki yashingiraho mbere yo kubinyuraho? Murabizi mwebwe mu zindi ndimi z'amahanga mukoresha ngo ni ukudepasa. None uri umuyobozi w'ikinyabiziga ugeze ahantu hameze gutya, imbere yawe hari biriya binyabiziga bibiri, ese uba ugomba gukora iki igihe ushaka kubinyuraho? Hano hari ibisubizo bine baduhaye, urahitamo igisubizo cy'ukuri. Mbibutsa ko muri bwa buryo bwo kubashyiraho amasomo agenda abafasha kumva neza bino bizami biba byakozwe, namaze kubakorera videwo yerekeye ku mashusho. Ano mashusho yose babaza namaze kuyibakorera kandi iri kuri YouTube channel yanyu, wowe subiraho uyirebe kugira ngo nujye ugera kwa bino bibazo byerekeye ku mashusho byere kujya bikugora. A iravuga ngo ugomba kuzinyuraho zombi. B ikavuga ngo si byiza ko yazinyuraho atabasha kureba neza imbere ye. C ikanga ibyapa byaho ageze ntibimwemera kunyuranaho. D ikanga imbere hari inzira y'abanyamaguru. Ese umuyobozi w'ikinyabiziga wadepasa bino binyabiziga bibiri? Hano ndakeka ko wamaze gutemeza cy'ukuri, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B, si byiza ko yazinyuraho atabasha kureba neza imbere. Ubundi kugira ngo unyuraneho cyangwa udepase ni uko ugomba kuba uri kureba imbere neza, ukanitegereza ko utageze mu ikoni. Murabizi kunyuranaho mu ikoni ntabwo biba byemewe. Ukanareba ko hari n'ibyapa bikwemerera kuba wanyuranaho, ukanareba ko mu muhanda uriya murongo urombereje hagati mu muhanda ucagaguye. Murabizi iyo ucagaguye nibwo uba wemerewe kuba wadepasa. Ikindi nkakwibutsa ko iyo ugiye kudepasa uca ibumoso, ariko iyo bakubajije ngo igihe cyose ni ibumoso, uravuga ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo, kuko hari igihe biba bishobora gukorerwa iburyo bitewe n'isangano cyangwa n'inzira nyabagendwa ugiye gucamo. Impamvu babivuzeho ari byinshi, bazi ko hari ibindi bibazo byerekeye kwa kino kibazo byinshi byerekeye ku ibyo maze kubabwira, nkabikubwira kugira ngo nuhura nacyo uhita ugikora. Hano murabizi dukosora ikizame duhita tureba n'ibibazo bishamikiyeho tubivugaho kugira ngo nibiba byaza mu kizame byere kuba byakugora. Ndakeka ko uramutse guhitamo rero B, ndakeka ko uramutse kuyandika ku gapapuro. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 12 kirabaza ngo ni iki umuyobozi w'ikinyabiziga yakora ageze hafi y'inzira ifunganye igihe ahuye n'ikindi kinyabiziga giturutse mu kindi cyerekezo. Muri kugenda mu nzira nyabagendwa, uri umuyobozi w'ikinyabiziga ukaba ugeze ahantu hari inzira ifunganye cyangwa hari umuhanda ufunganye. Ese uba wakora iki mu gihe uhuye n'ikindi kinyabiziga giturutse mu kindi cyerekezo? A iravuga ngo agomba kuguma mu mwanya yarimo agategereza gutambuka kw'ikindi kinyabiziga. B ngo kugabanya umuvuduko no gusiga umwanya uhagije hagati y'ibinyabiziga byombi. B ngo gutegereza ko undi muyobozi w'ikinyabiziga ava mu muhanda. D ikavuga ngo gutwarira ikinyabiziga mu muhanda hagati kugira ngo abandi bayobozi bigendetse bahagarare. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri bamaze kucyitamo, ndatekereza ko bamaze kucyandika ku gapapuro. Hano rero igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B, kugabanya umuvuduko no gusiga umwanya uhagije hagati y'ibinyabiziga byombi. Murabizi nujya mu kizame nkunda kubivuga, murabizi hano dukosora ikizame turi kugenda tunababwira amabanga yo kugira ngo uzagende ukore rimwe uhita utsinda. Iyo baguhaye ibisubizo bine, mw'ibyo bisubizo bine baguhaye ukabona harimo icyerekeye kugabanya umuvuduko cyangwa umuyobozi w'ikinyabiziga agomba guhagarara, ni ukwitegereza neza bitewe n'ikibazo bakubajije. Ntabwo nakubwira ko 100% bari igisubizo cy'ukuri, ariko nka 90% iyo ugisubije uba wagikoze. Mu gihe uri kubona nta kindi kibazo igisubizo wizeyemo 100% uba wahita uhitamo icyo cyerekeye kugabanya umuvuduko cyangwa guhagarara. Bikunda kuba ari ibisubizo
by'ukuri. Ikibazo cya 13 kikabaza ngo ugeze mu masangano y'umuhanda aho usanga ibimenyetso bimurika bidakora wakora iki igihe umuyobozi ubifitiye ububasha aguhaye iki kimenyetso? Ugeze hara ku maferuje aho ibinyabiziga biba biri kuyoborwa n'amatara atatu ariyo umutuku, umuhondo ndetse n'icyatsi, ugasanga rero byapfuye. Murabizi hari igihe bipfa, ariko akasanga umuyobozi ubifitiye ububasha akaguha kino kimenyetso. Uri umuyobozi w'ikinyabiziga uba ugomba gukora iki? Uwo muyobozi ubifitiye ububasha bashobora kuba ari nk'umupolisi cyangwa bano bakorerabushake, aguhaye kino kimenyetso, ese uba wakora iki? Aravuga ngo gukata ibumoso gusa, mbega ngo gukata iburyo gusa ugakomeza imbere, seka ngo guhagarara ku murongo wo guhagarara umwanya muto, ndeka ngo komeza imbere gusa. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye? Ndatekereza ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndatekereza ko igisubizo cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Ubundi iyo umuyobozi ubifitiye ububasha guha kino kimenyetso uri umuyobozi w'ikinyabiziga, mu gihe ugeze hari ibimenyetso bimurika ariko bidakora, biyobora ibinyabiziga bimurika ariko bidakora, uba ugomba guhagarara ku murongo wo guhagarara akanya gato. Ni uguhagarara ku murongo wo guhagarara umwanya muto. Akenshi nyine hari abahurirwa n'imihanda myinshi, hari igihe guhereza kino kimenyetso hari abandi yemereye kuba batambuka. Niyo mpamvu uba ugomba guhagarara ku murongo wo guhagarara umwanya muto. Ikibazo cya 14 kikabaza ngo amatara ndangacyerekezo agomba kugaragara nijoro igihe ijuru rikeye mu ntera nibura mu ntera ingano. Ukaba wabona n'amatara ndangacyerekezo ukiri mu ntera imwe mwazino baduhaye. Aravuga ngo muri metero 100, mbega kuvuga ngo muri metero 200, seka ngo muri metero 150, ndeka ngo muri metero 250. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kiye mwa bino bisubizo bine baduhaye? Ndatekereza ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndatekereza ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Amatara ndangacyerekezo agomba kugaragara nijoro igihe ijuru rikeye mu ntera hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni se muri metero 150. Ese uramaze guhitamo se? Ese uramaze kuyandika ku gapapuro? Niba utari wahisemo ndakeka ko kiramutse kigarutse mu kizamura akora kitakugora. Mbibutsa ko kode zo ziri kuboneka waba urose mu gihugu, twandike cyangwa uduhamagare kuri 0789931626 twafashe kubona kode mu gihe gitoya. Iyo tumaze kugushakira kode tuba tumenye ko hari umunyeshuri wacu ugiye gukora, uri kwitegura gukora ikintu cyose cyagufasha, tukajya turakiguhera ku gihe. Rero mutwandike cyangwa muduhamagare, ibyo byose tubafashemo. Ikibazo cya 15 kikabaza ngo kugira ngo ikinyabiziga kiva ahantu hari urwondo cyangwa hanyerera bidasanzwe hashobora gukoreshwa uburyo bukurikira. Hakoreshwa ubuhe buryo? Hano ibisubizo bine baduhaye. Aravuga ngo inziga zishobora gushyirwaho udushyundo, mbega ngo inziga zishobora gushyirwaho iminyururu irwanya ubunyereri. Seka ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. Inziga zishobora gushyirwaho udushyundu cyangwa inziga zishobora gushyirwaho iminyururu irwanya ubunyereri. Ndeka ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kiye mwa bino bisubizo bine baduhaye? Ndatekereza ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndatekereza ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B. Inziga zishobora gushyirwaho iminyururu irwanya ubunyereri, cyane cyane abantu bavuye hano mu mujyi mugiye gusura ababyeyi mu cyaro, cyangwa mugiye mu cyaro mugasanga inzira zabaye ibyondo. Rero ikinyabiziga cyawe iyo gihezemo, ikintu uba ugomba gukora, inziga z'ikinyabiziga zawe uba ugomba gushyiraho iminyururu irwanya ubunyereri kugira ngo niba cyari cyahise mu rwondo kivemo. Ndakeka ko mu guhitamo B rero, ndakeka ko mu kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 16 kikabaza ngo iyo imizigo igizwe n'ibinyampeke, ikawa, amakara, ubwatsi bw'amatungo bidahambiriye, ubugari bwayo bushobora kugera kuri metero 2 na santimetero 75, ariko iyo mizigo ijyanwa mu karere katarenga kilometero 25 uvuye aho yapakiriwe, usibye mu nsisiro, ubugari bwayo bushobora kugera ku bipimo bikurikira. Ibihe bipimo? Arakubwira ngo metero 4. B ikavuga ngo iki? B ikavuga ngo metero 3 na santimetero 50. C ikavuga ngo metero 3. D ikavuga ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo.
wowe hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari ikihe mwa bino bisubizo bine baduhaye. Kino kibazo baba bagihindura, nibajya kugihindura bagiye kukikubaza bashobora gufata zino metero bakazishyira muri santimetero. Rero nibaramuka babikoze ntibizakugore. Hano kuri A bakavuga ngo santimetero 400, B bakakubwira ngo santimetero 350, C bakakubwira ngo santimetero 300. Rero ntibizakugore. D bakakubwira ngo nta gisozo cy'ukuri kirimo. Hano rero igisozo cy'ukuri nta kindi ni C, metero 3. Murabizi metero imwe bingana na santimetero 100. Kuvuga metero 3 no kuvuga santimetero 300 byose aba ari kimwe. Ndakeka ko waramaze guhitamo rero se, ndakeka ko waramaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 17 kikabaza ngo amatara maremare y'ibara ryera cyangwa ry'umuhondo agomba nijoro igihe ijuru rikeye kumurika mu muhanda mu ntera ya metero 100 nibura imbere y'ikinyabiziga, ariko ku binyabiziga bifite moteri itarengeje santimetero kibe 125 iyo ntera igira ibipimo bikurikira. Ibihe bipimo aravuga ngo muri metero 200, mbega ngo metero 100, mbega ngo metero 85, deka kubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari ikihe mwa bino bisubizo bine baduhaye. Gereze neza usubizanye ubwitonzi, igisubizo cy'ukuri cyandika ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uraza kugira kuri 20. Mwa kino kizami kiba kimaze gukorwa kano kanya. Ndakeka ko amaze guhitamo igisubizo cy'ukuri. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 18 kirabaza ngo iyo banyuze iruhande rw'inkomyi abanyamaguru bagomba gukikira banyuze mu muhanda. Abayobozi bagomba gusiga umwanya ufite ubugari bwa metero imwe nibura hagati yabo nayo niyo nkomyi. Iyo ibyo bidashoboka kubahirizwa kandi umunyamaguru akaba anyura hafi y'iyo nkomyi, umuyobozi agomba kuyikikira afite umuvuduko utarengeje ibipimo bikurikira. Ibihe bipimo arakubwira ngo kilometero 10 mu saha, B kakubwira ngo kilometero 20 mu saha, C kakubwira ngo kilometero 30 mu saha, D kakubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari ikihe mwa bino bisubizo bine baduhaye. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndatekereza ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ndakeka ko wamaze guhitamo rero D, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 19 kikabaza ngo ubugari bw'imizigo yikorewe n'ipikipiki ifite akanyabiziga ko ku ruhande kimwe n'ubwa romoro kikuruwe na bene icyo kinyabiziga ntibushobora kurenza ibipimo bikurikira ku bugari bw'icyo kinyabiziga kidapakiye. Ibihe bipimo arakubwira ngo metero 1.25, B kakubwira ngo santimetero 30, C kakubwira ngo santimetero 75, naho D kakubwira ngo iki, D kakubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari ikihe mwa bino bisubizo bine baduhaye. Ino A bashobora kuyishyira muri santimetero nayo bakavuga ngo santimetero 125. Ntibizagutungure rero nibajye bahindura ingero ntibijye bikugora. Ubonye biri kukugora ibintu byo guhindura ingero ubyandika muri komenti, nabona mubikeneye nkabiteguriraho amasomo mukazayabonera ku gihe. Ikintu bose usabwa ni kimwe, ni ukujya aho hantu handitse subscribe ukahakanda. Hano rero igisubizo cy'ukuri nta kindi, ndakeka ko wamaze kugihitamo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B, santimetero 30. Ikibazo cya 20 nacyo cya nyuma cyabajijwe uyu munsi kirabaza ngo mu gihe telefoni yawe ihamagawe utwaye imodoka wakora iki. Aravuga ngo kwitaba cyangwa guhagarara ako kanya, B ngo kutayitaba, C ngo gushyira imodoka iruhande ukayitaba, D ngo B ndetse na C ni ibisubizo by'ukuri. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari iki, utwaye ikinyabiziga baraguhamagaye uba wakora iki. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi, ndakeka ko wamaze kugihitamo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C, gushyira imodoka iruhande ukayitaba. Murabizi gutwara ikinyabiziga uri kuri telefoni ntabwo byemewe. Ndakeka ko kino kizami dukosoye hari ikintu kigufashije. Ikizami cyose gikozwe n'ahandi wagikura uretse kuri Rwanda Driving College TV. Kugira ngo ujye uhita ubibona rero jya aho hantu handitse subscribe uhakande. Ukeneye kwiga mu buryo bwa online uri kure bitagunaguze mu ishuri, turakwigisha aho waba uri hose mu gihugu, wazagerwaho ugakora rimwe ugahita utsinda. Mutwandike cyangwa muduhamagare kuri 0789 935 16 26. Ibyo byose tubibafashemo. Ndabakunda cyane, Imana ibahe umugisha. Kandi abantu muri hafi gukora amahirwe masa, ikintu cyose ndashyira kuri YouTube channel yanyu nicyo kugira ngo ujye mu kizamukorera rimwe. Niyo mpamvu gukora
gukora subscribe aba ari ingenzi kugira ngo nujya gukora uzakore rimwe. Mugire ibihe byiza, ndabakunda cyane, Imana ibahe umugisha.